Ikintu kindi ku mutima cya mbere ni ishimwe ryo gushimira abakunzi banjye. King James nyuma yo kwerekwa urukundo n'abafana be, urukundo rwinshi cyane, ikintu cya mbere yakoze yabanje kubashimira cyane. Nibyo koko umunyarwanda yaravuze ati izina ni ryo muntu, niwiyita izina risuzuguritse ubwo nyine nta kundi uzafatwa nk'umuntu usuzuguritse, ariko nanone niwiyita izina ritinyitse ubwo nyine nta kundi uzafatwa nk'umuntu utinyitse. Uyu we ibyo byose yarabibonye ahitamo kwiyita King James. Ushobora kuba wabonye amateka yubatse muri iki gitaramo cye maze ukifuza kumusobanukirwa ku buryo burambuye. King James niwe tugiye kuvugaho maze turebe ese ibi bintu yigeze abirota mu buzima bwe, yakuze ute, ni muntu ki, ni umuntu witwara ute. Bana natwe muri iyi video dore ko ari na video ngufi cyane, turagerageza kunyura mu mateka twihuta vuba kugira ngo usobanukirwe mu gihe gitoya. Umwaka utaha nibyo, uyu mwaka nduzuza 29, 2029 nduzuza 30, ntawamenya wabona bibayemo hagati. Munyemerere gato tubanze tunyure mu buzima bwa King James mu rugendo rw'urukundo yavuzwemo kenshi, ndetse nawe yajyaga byivugira nka gutya. Knowless wavuze ndamukunda. Mu myaka ya hambere uyu King James yavuzwe mu rukundo cyane n'umuhanzikazi witwa Prissy, ndetse muri iyo myaka uyu King James yacishagamo akajya kumureba muri Amerika, ariko amaherezo byaje kurangira nabi. Si uwo gusa, uyu King James yongeye kuvugwa cyane mu rukundo n'umuhanzikazi witwa Knowless, ndetse nk'uko mubyumviye we yanajyaga byerura rimwe na rimwe akabivuga, ariko nawe byaje kurangira nabi. Uyu King James twavuga ko ibijyanye n'urukundo rwose ntabwo byigeze bimuhira, ndetse yazengurukaga mu bitangazamakuru byinshi bimubaza ku bijyanye n'urukundo, ariko akavuga ko ategura ubukwe bitarenze ku myaka ya 30 rwose ko azaba yarakoze ubukwe. Ariko ibyo byose yabivugaga muri ibyo bihe nyine by'urukundo rwe, atazi ko bizarangira nabi. Nubwo uyu King James ari umuhanzi wakunzwe cyane ku ndirimbo z'urukundo, akaba umuhanzi witwa umwami w'imitoma. Iyi mitoma uyu King James yagiye aririmba ndetse igatuma habaho ingo nyinshi. We ku giti cye ntabwo byaje kumuhira neza. Munyemerere noneho tuhite tugaruka mu buzima bw'uyu King James kuva mu buto bwe kuzamuka tukagera mu rugendo rw'imyaka 20. King James ari umuhanzi, ubwo nyine tugiye kuzamuka mu buto bwe, tuzamuka tubivugamo twihuta cyane tugere kuri uyu munsi yubatse amateka y'umuhanzi w'umunyarwanda wa mbere ugaragarijwe urukundo rwinshi kurusha abandi bose b'abanyarwanda babaho ndetse n'ababayeho. Na basafi bantunguye, Safi ntabwo narinzi ko ari buze kuri stage. Bantunguye cyane, nabyishimiye cyane, nibwo nari nkimubona kuva yava muri Canada. Amazina yitwa James Ruhumuriza, naho izina ry'ubuhanzi yamenyekanyeho yitwa King James. Uyu King James yavutse ku itariki ya 2 Mata mu 1990. Mu muryango yakuriyemo ni umwana wa 6 mu bana 7 iwabo bafite. Uyu muryango ni Abadiventiste. Uyu King James nawe akiri mutoya yaririmbye muri korali mu rusengero, ari naho impano ye yatangiriye kugaragarira. Uyu King James akiri mutoya yize muri Ecole Ape Rugunga, nyuma yaho yize na journalism and mass communication muri Mount Kenya University. Uyu King James mu bwana bwe yashakaga kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru, ariko nyuma gatoya ubwo ni muri icyo gihe cy'ubwana bwe yumvishe indirimbo z'umuririmbyi w'umunyamerika witwa Brand, byaje gutuma ahita akunda R&B, ahita anatangira kwandika indirimbo. Uyu King James yaje gutangira kuririmba muri 2006, ariko indirimbo ze za mbere ntabwo zahise zimenyekana. Uburyo yatangiye kumenyekana muri 2009 yasohoye Intinyi. Iyi akaba ari nayo yamwinjije mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda. Nyuma yo gusohora iyi ndirimbo Intinyi, yahise asohora izindi Ndakwizera, Buhoro Buhoro, Ndagukunda, Naramukundaga, Yanumye, ndetse n'izindi nyinshi zahise zikurikira zatumye akundwa n'abanyarwanda benshi batandukanye, ndetse no hanze y'u Rwanda batangira kumukunda. Uyu King James ubwo yasohoraga album ye ya mbere yitwa Umugisha, yasohoye muri 2011. Muri 2012 yahise asohora indi album yise Umuvandimwe, ndetse na nyuma yayo yakomeje gusohora izindi album. Bimwe mu bihembo uyu King James yaje yegukanye Rex Awards Artist of the Year muri 2011, ndetse yaje no kwita yegukana Primus Guma Guma Superstar muri 2012. Iki akaba ari kimwe mu bihembo bikomeye cyane byabayeho mu muziki nyarwanda. Uyu King James mureke burya akundwe, kuko nawe si yikunda gusa ahubwo akunda no gufasha. Muri 2013 yatangije King James Foundation. Iyi ikaba yari igamije gufasha abatishoboye no gushyigikira impano z'abantu
n'abahanzi bakizamu. Muri 2026 King James yizihije imyaka 20 amaze mu muziki nyarwanda, ndetse uyu King James yavuze ko yatangiye kwandika indirimbo ubwo yari afite imyaka 12 yonyine, ndetse uyu King James yinjiye muri studio bwa mbere ubwo yari akiri mu mashuri yisumbuye. Kanizere ko hari byusobanukiwe kuri uyu King James, ndetse bimwe mu byatangaje cyane muri iki gitaramo abantu bagatangara cyane ni agashya ko kumanukira mu gisenge, ni imiririmbire myiza, ni ukuririmba indirimbo iyo aririmbye yose abafana kumva barayizi cyane ndetse bakamufasha no kuziririmba n'ibindi byinshi bitandukanye namwe mwagiye mwibonera. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Ni video yagarukaga ku rugendo rwa King James kuva mu buto bwe kugeza ubu. Nge nitwa Juro Olivier, Imana ibarinde.